se muvana ubu tubeho tugiye gukene burane sindaganje no musunuko adasunda ikintu twariye mwana wagira ngo giye naryamanye n'indaye mw'umutera mwako urazi n'ibindi we wihangayika dore ukuntu tugiye kubigenza sibyo yewe ngiye kwigira umurwayi sibyo dore guteka umutwe nawe urigira nk'umuntu unjyanye kwa muganga nyine duhamagara umunyonzi nyine nawe urabyumva ibikurikira wese uri umwana kandi inzara ikwishe ko bimeze ariko uziko icyo gitekereza ari cyo mwana ma inkaruhuza ndekwe turashize urazi n'ibindi twagiye twataka rero sasa bigenze gute nama zigiye kwambarwa tujye guhiga umuhigari kugenda ariko sha ntukazana ubugoryi mu mafaranga tugende tugende shabuka katurebe uwo muntu tugende we umva wangereje umurwayi kwa muganga arwaye iki arwaye uburwayi bwo mu mutwe ariko yeba nari ibi bano usanzwe mbajyana n'abakira amashashi ndabajyana rwose waba ungiriye neza ntacyo rwose ariko nazane bimwe by'abasazi ajye nyine nta kibazo afite ndabona na muganga amamagara icyo wakwicara neza icyo wicara icara gute yego muganga cyabona nari muhaye umunyonzi ngamuzane ariko muganga afite ikindi kibazo se nahagana he ngujyanye imana kwa muganga uziko de ejo bundi niwanjyana muri wese bapfa wajyanano bambura n'ikarita yahise kwica abantu babiri pe none inka y'umuturanyi ejo bundi rwose yayiciye umutsi neza ngome none yabishaguye atangira kugufata akakwizirikiraho urukumva uramenye ako kantu ni reka nk'umunyonzi twamuzana ubwo jewe sinabikubwiraga madness reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga urufo rwezawe ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukazira niba ufite ibirori ibi bintu ntibizigera biguhangayikisha na gato wibaze ngo ninde uzatwambikira abageni ninde uzadukorera dekorasiyo uzadutegura keke nziza na wine siwe ninde ubundi wibaze ngo uzadufasha muri reception ninde kuko Platinum Bridal Services yaje ari igisubizo kuko idufitiye full package y'ibi bintu byose kuko tubategura dekorasiyo nziza utasanga handi kwambikira abageni n'ababambariye tukagutegura keke nziza na wine cyangwa divayi tugufasha muri reception mu kubategura amafunguro ateka mu buhanga sonorisation yacu nintagereranywa kuko nta handi wayisanga tutibagiwe no kubafata amafoto na video z'urwibutso bikoranye ubuhanga ku bindi bisobanuro wadusangaho dukorera mu karere ka Kamonyi Remera Rukoma hazwi nko ku magare cyangwa ukaduhamagara kuri 0784343830 cyangwa se ukaba waduhamagara kuri 0788683716 Platinum Bridal Services ibirori byawe tubigira ibyacu aheruka kwita abantu bawe none akamubwira ikindi kintu n'ugiye cyanamba ba ubu mu batura ko ndembye inka yawe yahitiye umutsi